gisha Imana inama mu byo ukora byose. Waba urimo ushaka akazi, baza Imana niba ako kazi urimo ushaka ariko Imana yakugeneye. Niba ari umutwaro urimo urashaka cyangwa umugore urimo urashaka, baza Imana niba wa mukobwa cyangwa umuhungu urimo urarondera ari we Imana yakugeneye. Ikintu cyose urimo urakora, waba urimo urashaka inzu yo kubamo, baza Imana uti mbega aha hantu hameze gute? Imana izakwereka. Mbega niho ushaka komba. Ikintu cyose ukora, shyira Imana imbere muri byose. Gira Imana nyambere. Reka ibe ariyo mujyanama wa mbere wawe. Ntabwo izakuroha mu ruzi, ntabwo izaguta kure, ahubwo izakuyobora ku buryo abantu bose bazajya bibaza ati ariko si uyu muntu we nibitebye. Gira Imana nyambere muri byose. Gisha Imana inama. Reka Imana ibe ariyo mujyanama wa mbere. Mbere yuko wirukira kuri telefone ushaka kubaza uti mbega mbigenze nte? Iyo mbigenze nte ubaza uwo muntu, genda uyijyane ku mavi ubaza Imana uti mbega mbigenze nte? Uyu niwe wandemeye. Aka kazi niko ushaka ko nkora. Iyi business niyo ushaka ko nshinga. Ahantu niho ushaka komba. Rimwe na rimwe tujya twikorera ibyacu, byadukomerana tugasanga Imana. Imana igaseka ati ariko se uyu ntigeze ngisha inama mbere yuko akora iki kintu, none aje kundondera. Reka Imana ibe ariyo plan A yawe, cyangwa ibe ariyo number 1 yawe. Rimwe na rimwe tujya gushaka Imana ariko byanze, twirutse imisozi ebana, twayimajije amaguru. Tereka njye kubaza pasiteri kanaka. Pasiteri asenga Imana nawe usenga? Imana imuvugisha nawe yakuvugisha? Ntabwo ari umukizwa cyane kukurusha. Shaka Imana yawe izakwiyereka ebana mu buryo burenze. Nitureke guha abapasiteri icyubahiro nk'ahari bo Mana. Ngo pasiteri ngo ndaje ngo unsengere umbarize Imana niba iki kintu cyangwa se iyi voyage nshaka gufata cyangwa se aka kazi nshaka byikorere nawe inshuti yanjye. Senga Imana yawe izakumva, izagusubiza, izakwereka niba ari ukuri koko ako kazi ariko yakuremeye. Niyo business ushaka gufungura ariyo ishaka kufungura. Niba uwo umugore cyangwa umugabo ushaka gushaka ari we Imana yakugeneye, reka kwiruka inyuma y'abapasiteri inshuti zanjye. Imana basenga niyo dusenga. Imana ibavugisha niyo natwe yatuvugisha. So sinumva impamvu twagomba kwiruka inyuma y'abapasiteri, abakozi b'Imana. Ugasanga twabagize nabo intugu bakazishyira hejuru y'umutwe. Reka tugire Imana nyambere. Muri iki gihe nitutitonda abo twita ngo n'abakozi b'Imana bazajya baduta mu ruzi turwita ikiziba. Batubwira ibyo dushaka kumva, ntabwo ari iby'Imana iturutse iba yavuze. Amasezerano batubwira ugasanga atasohora, ugasanga ushwanye n'umupasiteri ariko ahora muziza ubusa. Wawe wasanze Imana ukayishaka ebana, byashaka ugafata veyi wawe ukarara usenga Imana, uririra Imana, ubaza Imana icyo ukwiye gukora. Sawa rero, yari Christine kuri The Happy Blessed Family Rwanda. Naho muri video itaha kora subscribe, share, comment. Bye for now.